umwanya mwiza cyane urumpaye urubuga kugira ngo mbashe kwiyama nanihanangiriza umuntu bita Rutanga rw'amaboko. Jihad mu bisanzwe we ninjije turabizi twaraniyakiriye n'abantu bose bamaze kubyemeza ahubwo bari baratinze kubimenya wari waratinze kubimenya niba ufite ikibazo. Ubu nibaza ukuntu yarushije ubwenge fata ku mavuta akabwatisha avuga nibyo sha no kuvuga ngo yego baravuga ngo abaswa ni nk'abasazi bashyiraga n'amabere hanze uretse n'inda gusa. Amabere yabaga ari hanze agira ngo ugire bibona ko mu bihugu nka za Botswana na hehe aho ubu rwose biracyakorwa uretse gatonyere agafata kamera akayitereka ahangaha maze agatangira kwerekana rwa runtu udasiramwe. Ubundi kera twarwitaga urunyoni siko bimeze agatangira akarwerekana uwo muntu noneho ugafata ubwenge bwe bungana buryo ukabuterekaho n'ubwo wa muvandimwe wundi navugaga noneho nanjye wicariye hariya gake gake niyo namara imyaka 100. Yes, ngo ikaze wo gukurikira filimi zacu nge ndi Runtine ndi kumwe n'icyogere mu nkuba twacyakiriye turatangira tukibaza amakuru y'Inyarugenge ngo bimeze bite. Nyarugenge amakuru ameze neza ibintu byose ni bombastic abakirimo barahari rwose ibintu bimeze neza cyane kandi mari baracyakomeza kuzishora ndetse natwe aba promoter bibihe byose baba bagenda banatwibuka gake gake ngira ngo urabibona ko Noheli yanatugendekeye neza byose tubikesha abakirizo ibintu bimeze neza cyane. Ndi kubona nawe usa nk'abakire ariko biri kugaragara ibyo gusa n'abakire by'abantu barabinyitirira yabo wenda nsa nabo mu mufuka ariko byo mu mufuka niho byagoraniye ku mufuka ho biragoranye cyane kuba umuntu wenda yasa nk'abakire tuzi ariko kubera wenda ubwenge Imana yaduhaye mpamya neza ntashidikanya ko byanze bikunze natwe ari igihe kizagera bikatubaho. Yego Imana izatume bikubaho rero. Ndagira ngo rero twiganirire ariko utubwira amakuru uri umupromota n'Inyarugenge uri umuntu amakuru buyafite neza ngo igitaramo cya rap nimugoroba byaraye bihagaze bitwaza imvura. Igitaramo cy'icyumba cya rap cyahagaze bitewe n'imvura yari imvura nyinshi cyane kugira ngo abantu wenda batuye Kigali barabizi ku munsi w'ejo imvura yaguye yari nyinshi cyane niyo mpamvu igitaramo cyahagaze ariko nanone kandi numvise ko banakimuye tariki 10 z'ukwezi kwa mbere ariko noneho abantu bari baraguze amatike bakaba babwiwe yuko bazayinjiriraho. None se impamvu kimuwe kigashyirwa ahandi hantu ntikigume hariya buriya ni iyihe ibyihishe inyuma? Urumva imvura n'ibintu umuntu aba atateganyije cyane cyane wenda nk'igihe agiye gutegura so hari ukuntu umuntu avuga ati wenda ishobora kuzaga cyangwa se n'izagwe ariko kuri uwo munsi rwose n'imvura yabiteye ahubwo bakaba baranakuyemo isomo ryo kuvuga ati reka wenda babyimurira ahandi hantu. Buriya ntabwo bizatuma hari abantu bazivumbura ntibaboneke bitewe n'uko hari abari bagezeyo. Oya kwivumbura byo ntago abantu bakwivumbura kuko abantu bakumbuye rap abantu bakunda rap ngira ngo wenda uramutse unabajije n'abantu bagiye muri kiriya gitaramo imvura yasanzeyo bakubwira ko abantu bari bananze no gutaha. Proof zirahari z'abantu bagiye bafata ama video y'abantu banze gutaha bigaragare ko rero abantu bakunda rap abantu kandi banayishimira muri rusange. Wari kadogo wawe rero wagusongeraga ibunga Mugisha Benjamin amakuru ari imihanda ngo yamaze kwibaruka nyuma yuko Rutanga rw'amaboko avuze ati bira bintu yakoze byo gushyira inda y'umugore we Pamela ku karubanda ntago ari byo ngo yamaze no kwibaruka. Mbonereho wenda n'umwanya mwiza kandi urakoze cyane ku kibazo umbajije nubwo wenda utigeze ukibaza nkuko nabishakaga bivuze ngo ntabwo wagishyizemo ubwenge bwinshi ariko kandi njye mbivuge muri ubu buryo mboneyeho umwanya mwiza cyane urumpaye urubuga kugira ngo mbashe kwiyama nanihanangiriza umuntu bita Rutanga rw'amaboko. Uyu bita Rutanga rw'amaboko ngo ni umupfumu ariko umupfumu uri aho ngaho uvangavanga amasaka n'amasakaramentu burya kandi wavuga ko ibintu abikora neza buretse gato nkubwire sijya ubivuze se Rutanga rw'amaboko azamvume niba ko ari umupfumu niba koko afite ububasha n'ubushobozi runaka azagira igihe kintu nkoraho yabikora ukisanga mu mazi abira. Banyarwandakazi ndasaba ninginga ugende gake uretse gato ninginga
kudaha agaciro ibyo uyu mupfumu Rutanga rw'amaboko yaharabitsemo umugore wa The Ben. Ariko umuntu nka Rutanga rw'amaboko ku myaka afite ntago yari umuntu wagakwiye kuza hano akaza ku karubanda kuza gusesengura iby'amada n'abandi kandi we yaragendeye ku muco nyarwanda. Uretse gato nkubwire ibyo byo kuvuga ngo umuco ari ibyo ngibyo abantu bagakwiye kujya basiramurwa cyangwa se ntibasiramurwe badakoresheje anesthesia cyangwa se ikinya. Ari ibintu bimwe na bimwe byagiye bihinduka bitewe n'iki, bitewe na innovation cyane generation cyangwa generation yiza wenda nako innovation rero niryo terambere igihugu cyacu cy'u Rwanda turimo turagenderaho kugira ngo tugane mu zindi viziyo. Innovation no gushyira inda hanze. Buretse gato nkubwire ni ukuvuga ngo kuva na kera abana b'abakobwa bashyiraga n'amabere hanze uretse n'inda gusa. Amabere yabaga ari hanze ngira ngo urugero bibona ko mu bihugu nka za Botswana na hehe aho ubu rwose biracyakorwa. Ubu wabizana i Nyarugenge. Buretse gato nyine nkubwire n'ahandi wacu abantu nyine bambaraga kuriya kandi nyumva nta bintu biri grave nta gikuba cyacitse ku bijyanye wenda n'ibyo Pamela na The Ben bakoze muri video yabo. Ndumva nta gikuba cyacitse. Ese kuki bari hano abo ngabo babikora n'abandi babikora ariko ibya The Ben bikaba byamaze kuba umutwaro. Ikibazo gihari nuko ugerageje kureba muri Amerika ashobora kuba ariyo culture yabo, uburyo bakuramo n'uburyo bagendamo. Abandi bantu inaha barabyifotoza ibyo bintu babarira niyame Rutanga rw'amaboko mwihanangiriza mugani Rutanga rw'amaboko shaka abantu nakugira inama yo kugenda gake. Rutanga rw'amaboko shaka abantu bafite imbaraga zidasanzwe. Genda gake. Rutanga rw'amaboko shaka abantu uvuze inyabarasanya uvuze imiko n'imiguruka ariko ibintu byo gutangira kuza kwigira umusesenguzi uvanga amasakaramenu ukagenda ukajya kwandika ibintu bidasomeka biri mu cyapa rwose muganga Rutanga rw'amaboko uvura ibisebe nabwo ndagira ngo nkubwire ko rwose ahangaha warengereye cyazo cya rwa The Ben narwo ntirujya rwumva uzi biyaza kuba ari nkange iyaza kuba ari nkange ni direct. The Ben ntabwo ko wenda atazi no kwandika nicyo kibazo cyo wenda nako ibyana biramumenyera abantu bakamumenyera kandi icyongereza kidudubiza ubizi neza ko ari ucyandika. Sinumvise ngafite urwana rumukorera ku mbuga nkoranyambaga bita ngo agapromote ngo byarangije akujeho ngo na Regis karabwa ati wa mungu tuzahurira ngo niwe The Ben nawe Mana nyagasani reka n'ubundi sha abasenzi bajya bamumenyera ni uduteza abasenzi sha gute se ubundi yagakwe ujye ubona nka Melody nta muntu umumenyera. Melody no kuvuga ngo ucyandika nawe arakora muri wino nawe agusubiza ahita gutatura vuba vuba. Ni intama y'Imana ariko mugisha kwa Rutanga rw'amaboko agahita amwihanangiriza amwiyama ntabyo gushidikanya cyangwa se kuca ku ruhande kandi ari legend abashaka gutwara ibintu gake byihorere sha. Rutanga rw'amaboko yewe yari umuntu wanjye pe ntakubeshye ako hariyeho yararengereye ndavuga ntibyanze bikunze nzamukebura muhwiture simwanga ako ndavuze nanjye ngomba kwitereka kuri kabyindi nka mutatu. None nawe yagukorera dossier ninde kura muganga ngafite imbaraga zidasanzwe yakugira ugasanga azabanza nkuremo uyu muzimu mbamo mfite umuzimu bita Diable Rouge shaho kabyarawe umuzimu wo kunkundisha ibiryo n'abantu njya kumva abantu ngo bazinutswa abantu ariko giyewe rwose umuzimu mfite witwa Diable Rouge uri gukunda abantu muri minsi se umuzimu mubi cyane utumye nkunda ibiryo bimwe bikomeye cyane utuma nakunda n'abantu ntagakwiye gukunda. Hari abantu ukunda utagakwiye gukunda sha uri kumva. Ikintu kimwe ngewe buriya mpora nsaba Imana nanjye ni ukuzampa ubwenge nk'ubwo yahaye Salomo kugira ngo mbashe nibura kuzamenya gutandukanya icyatsi n'uruhu. Ubwo ushatse kuvuga iki se Rutanga rw'amaboko atari umuganga ku buryo uvuga ngo Rutanga rw'amaboko ni umupfumu si umuganga. Ni umupfumu. So ashobora kuba yahimba abapfumu n'abantu bahimba ibintu biri aho ngaho n'abantu bapfa gusa gutekereza ibyo atekereje kugira ngo yibonere amaronko. Ni umupfumu ibyo ndabyemera pe ako Jay ibintu uri gukina nabyo ntabyo uzi ndabyihorere wowe ndakubwira ni niba koko ari umuganga akaba wenda ari umukonikoni ni yihangane ankuremo uyu muzimu mfite wa Diable Rouge.
Kadogo wawe rero ngo agutanze gushaka The Ben ngo agusongeye ako buriya biriya bintu yanekeraga gafi bita salmon fish. Umuntu bita The Ben ko yarashatse ni byiza cyane byaranamfashije. Yego. Aguze kubona uriya muvandimwe ari umusingo yarambabazaga cyane ku myaka ya 54 myaka 55 The Ben afite byarambabazaga cyane numvaga nyine ashobora kuzarinda asaza nta mwana yigeze ariko ubu ngubu byananshimishije kuba nabonye madama atwite ni ibintu bishimishije cyane. Yego. None se ko The Ben abarwa nk'umuntu w'umukire yakubereye Kadogo gute kandi akurusha amafaranga? Ibyo by'ubukire ni wowe ubivuze. Ibyo by'ubukire ni wowe ubivuze. Urabihakanye se? Ntago mbihakanye ariko kubera ko bivuze reka tubyituko. Yego. Ari ikintu kimwe mujya mutwerera abantu ugasanga urabyutse mu gitondo utwereye umuntu ibintu byashaka yihoreje ariko uzabakira hano bari umukire nemera umukire bita Guillaume Ishimwe. Yego. Nyemera umukire Coach Gaël. Yego. Nyemera umukire bita Angelo kuva muri Savitoise. Uno umukire nemera cyane. Noneho ukajya kubyuka mu gitondo ugatangira kumbwira ngo bantuza ajya yitwa ndo muhanzi. Yitwa Mugisha Benjamin The Ben Tiger. Rabyihore. Bruce Melody ngo yigeze kuvuga ngo ntiyakitaga koko. Ngo we yisaga koko. Ako buri impamvu uri guhakana ko Mugisha Benjamin atari umukire wasanga atari uko yari yagushyiriraho. Naho ubundi ngo hari abantu rwose bajya no kwirirayo kakawunga. None se The Ben ngo arankiriraho ninge muntu wamwishyuriye amafaranga yo kujya kuzana diplome ye igahini. Ari ibintu mwana twicanga dufite tubitse binakomeye cyane byihoreye igenda gake. Nuko ugenda gake. Ubusaba bisaba kugenda gake. Yego. Andi makuru rero ari kuvugwa hani Nyarugenge numvisha abantu benshi bishimiye nuko ari umuntu ubu ngubu ngo wamaze kwigererayo akitaba Imana nyuma yuko nawe ngarimbaguye abantu benshi. Uwo ninde? Mu 1994 akaba yitwa Twahirwa Serafi. Wowe wabifashe gute? Urupfu rwa Twahirwa Serafe intera hamwe Kabombo yari yanakatiwe igifungo cya burundu rwanshimishije cyane. Ni zimwe mu mpfu zanshimishije kugeza amaginga yanga rwose ugira ngo wabonye ko natangiye no gucana icyokezo ukandi ndaba nkizaga agakoko buriya ku giti cyanjye intera hamwe yipfuye itanarangije igifungo ntambabaza shaho nkumva ngira ngo ibanzi be iriyo nyine yongere yitekerezeho. So urumva rero bira ni ibintu byanshimishije cyane ko Twahirwa Serafe yapfuye. Urabizi jewe ubundi inyinshi yo zipfiriye nk'iyo imahanga n'ibiti byose kugira ngo batazanabeshya ngo ntirahambwa cyangwa se byagenze gute bita ntega nkazamuka ubwo nuvuga ngo ndatega nzamuke uremera utego zamuka nemera ngatega nkazamuka maze ntuzi ko nagiye guhamba kuri ntuzuriya Twagira Mungu. Yego. Nagiye kumuhambaho n'ubu ngubu hari ikindi cyapfuye bita Mukanyiko Sylvia muri Denmark. Ubwo namaze no gukatisha rwose nshaka kuzajya kugihambaho. Numvise ngo bazagihamba kuwa gatatu isaa 4 z'amanywa nuvuga ngo nibura kuwa kabiri nka saa 3 z'ijoro. Ubwo se Suza mugiye muri bya bindi bita gushinyagurira umurambo. Gushinyagura se yashinyaguye gake mabere ya nyina. Ntago yashinyaguye gake niyo mpamvu nanjye mba ngomba kugera hariya nkafata na biro n'abantu bose nkanabereka ati cyapfuye burya cyagiye. Ako ngo asigaye anumvikana ibindi bintu nabyo bigifite ngenga bitekerezo mu mutwe wabibwira iki ibyo bintu? Ikintu kimwe navuga nuko umuntu wese cyangwa se uwo ari we wese ugifite ingenga bitekerezo ya jenoside mu mutwe we azayipfana. Azayipfana. Kandi ngira ngo urabizi leta yashyizemo imbaraga nyinshi cyane ku muntu wese ugaragayeho ingenga bitekerezo cyangwa se ugaragaza ko anayitekereza kuyigira ntago akomeza kuguma mu bantu hari ahandi hantu bahita bamujyana. Hano hakurya ngaha i Madrid hari ibyumba binini cyane rwose umuntu nk'uwo ngo bakwiye kuba arimo abadakwiye kuba ari muri sosiyete gufata abadakwiye kuba ari muri sosiyete. Numvishe ngari kuganira n'ibyo byumba
fata ku mavuta fata ku mavuta yaramenyereye fata ku mavuta yaramenyereye ubu ngubu ejo naganiraga n'abahungu banjye bariyo yego baramwatije umuhungu aramenyereye ahubwo abantu bagiye bamushyirire kuri momo urumva leta yacu n'imbyeyi kugira ngo ubone imfungwa bagaca akavuyo kuko wenda ngo unabeshye ngo wabuze uburyo usuramo uwawe no hari nimero ya kode ya momo ushobora gushyiraho udufaranga akaba arimo arenjoyingamo hari agake gake umushyiriyeho se umushyiriyeho agiye yamvomeraga amazi yari inshuti yawe yamvomeraga amazi se namugira inama inshuro nyinshi gende gake aramutse agarutse naramubwiye ndamubwira nifata ku mavuta ibi bintu uyu murongo urimo ntago ari sawa yego abashatse cya kindi agize kindi bakita nde jihad ati kubita mu mutwe shambe vuge sha yego ubu se bari hamwe ni nako umuvugizi yabajije ati ubu se bari hamwe ako bwa mbere na mbere nabonye injiji irusha indi ubwenge injiji kuko urumva jihad mu bisanzwe we ni injiji turabizi twaraniyakiriye n'abantu bose bamaze kubyemeza ahubwo bari baratinze kubimenya wari waratinze kubimenya niba ufite ikibazo ubu nibaza ukuntu yarushije ubwenge fata ku mavuta akabwatisha avuga n'ibyo sha ni ukuvuga ngo yego baravuga ngo abaswa ni nk'abasazi iyo ni interuro y'umuhanzi ntabwo yagiye kubihanga bitabaho so niyo mpamvu rero ubona akenshi na kenshi iyo uri umuswa nyine kwa kuba uri nk'umusazi ushiduka n'ubundi wakoze amakosa mu buryo nawe ubwawe utaruzi akenshi na kenshi abantu bakunda kuvuga batabanje gutekereza ibyo bagiye kuvugaho kuri gushaka kumvikanisha ibintu bitari byiza bimeze bite kubera ko buri muntu wese yakibeshya akanakora ikosa ariko wowe kwibeshya yego ntawe utakibeshya yego ariko iyo wibeshya abantu bakakubwira ati hano hantu wanyereye hano hantu wihuse uri twebwe abantu b'aba intellectuel kandi babashije kwiga baravuga ngo nil est parfait nta muntu uri perfect nobody is perfect so igihari iyo wibeshye uragaruka mu gitondo mu gifaransa bagira n'irindi jambo ryiza bakoresha ngo je retire ma parole ati ariko hari ijambo rimwe navuze reka ndigarure ukabivuga mu bundi buryo unisegura sinzi niba ubyumva ariko ndi kubyumva icyo gihe rero iyo ukomeza gutsindagira amakosa wakoze ugenda uyatsindagira ukagera naho ku giti cyawe uvuga uti yewe ribu ntago nzongera kuyitaba ndagaswera mama sinzi niba ubyumva ukabivuga gutyo noneho bakongera bakakubwira bakakogeza bakakwatisha yego kuko ribu ngo njyewe ngo aho noneho ukanarenzaho bwa mbere wavuze wanyereye mu magambo ati sinzongera kubitaba bakongera bakakubaza koko ati hoya sha njyewe ahubwo nibashaka bazaze banyifatire mu rugo bampa umunyenga urumva ukoze amakosa baguhaye indi chance yo kugira ngo uretire rya jambo bigaruka umuswa ukabona umusazi bigakunanira ukongera ukagira gute ukongera ugatsindagiramo ubusari yahawe umunyengasi noneho barimo barawumuhereza bamukura hakurya bamuzana ku rukiko bongera bamukura ku rukiko bamujyana hakurya bongera bavana hakurya bazana ku rukiko akugenda gake rese buri uriya muntu akwiriye kujya i Madrid cyangwa akwiriye kujya inde utangiye kumbaza ibintu byo kuvangavanga abantu babonye ko akwiriye kujya hari hakurya bwana munyamakuru tuzankoresha amakosa urambaza ngo akwiriye kujya i Madrid none se bamujyanye bakoze amakosa ni kuvuga ku giti cyawe ari wowe ngiye ku giti cyanjye nanjye nari ntegereje imyanzuro y'urukiko ubwo imyanzuro y'urukiko yampaye igisubizo kinoze ahubwo wambaza ngo urumva wenda afata ku mavuta naramuka avuye hari hakurya wumva wenda wowe wamusabira nk'iki cyangwa se wamwifuriza nk'iki nk'umuntu wahoze ari umushuti wawe nibwo sa nk'ubimbaza nk'umuntu wahoze ari inshuti yawe fata ku mavuta aramutse avuye i Madrid ni iki kindi wumva wamusabira mbere y'uko yinjira muri sosiyete nyarwanda fata ku mavuta naramuka avuye i Madrid ikintu numva namusabira cyiza cyane kandi cyoroshye nuko bamushakira isuka nziza y'amajagu bakamushakira cyangwa se ya cyapangona bakamushakira
urumva yego n'agakupakupa na ka pikipiki n'ibyo byose maze tukamushakira umurima ahantu hano za Ntungara cyari imirima minini cyane yo kugira ngo ajye guhinga ikawa kandi afite umunwa ngo uzamutunga yihorere shaho uwo munwa utuma ugenda hakurya akuramutse umuhaye umurima ukamukubita icyate cyiza afite ibibaraga yakora yahinga nta mwuga ntiyize urumva ntazi wenda kubaza ntazi kugira gute ariko se ugira ngo guhinga byo barabyigira kandi afite n'ibibaraga ni ukujya mu murima akabahinga gake gake akwiriye kwigira mu murima akabahinga burasa biriya bintu se yari n'igihe biterwa n'uko baba bataranize nyine nibyo nkubwira abantu benshi cyane wenda uretse witwa Neva nabonye w'inzanga avuga ngo ishuri ngo ishuri ngo yabonye ko abarundi Neva yaravuze ngo yamaze kubona ko ngo abarundi ngo kuba barize ariko abantu ariyo mpamvu bahindutse ibizanga so no kuvuga ngo iyo ahubwo utize we bikoze inverse aho nawe arihuta mu kuvuga bikoze inverse iyo utigeze wiga ngo ugire amahirwe yo kwicara sur le banc de l'école ibyo ukora nyine nka biriya byafata ku mavuta iyo wize ngira ngo wenda urabyibuka kera abarimu iyo bazaga ku ishuri barakwigisha noneho agahita ababwira ngo prenez un bout de papier sibyo un morceau de papier akantu gato cyane agakubita ibibazo bibiri kugira ngo checking arebe neza niba kubwonko bwawe burimo burakora neza niyo mpamvu babyitaga interrogation improvisée ako sinzira ubyumva ndi kubyumva ngo interrogation improvisée impamvu bayiguherezaga rero babanza ba checking ubwonko bwawe niba bukora umuntu rero utarabashije gukora ibintu nk'ibyo biba bigoye cyane ako ngo hari umushuti wawe nawe wajya gushyiriraho uwe bandeba nawe utagenda gake sinzi ubutumwa uramugenera bamwita Emi nyawe kabisa ibibazo bye ni bibiri Emi agira ibibazo bibiri icya mbere Emi yakuze ari malnuri abantu baza kuza kubisubiza muri comment cyangwa se nambibafasha urabibafasha kugira ngo basobanure kuba warakuze utarya neza no ngo warabuze ka sosoma warabuze ka porici ndetse gato genda gake warabuze soya icyo gihe rero ukuru n'Imana nyine hari ibintu bimwe na bimwe mubura Emi ntago ari umusazi n'ukuri kw'Imana pe kandi binkubwira niko kuri Emi ntago ari umusazi Emi nta nubwo ari n'inzanga ahubwo Emi ari slow urafasha abanyarwanda kubyumva Emi ari slow kuba slow no kugira retard mu bwonko wirinde gusesereza nawe munasesereza afite retard afite ubwenge bwose ako buri muri retard ntago twese turemye kimwe ubwonko bwacu ntago bugomba kwihuta kimwe ubwenge bwacu bugomba kwihuta kimwe niyo babo bamwe ari abakire abandi bakaba muri middle class abandi bakaba ari abakene abatindi nyakujya kubera iki kandi twese turemye kimwe no ubwenge bwacu ntago bukora kimwe uwitwa Emi ari slow mu bwonko ariko nyine akaba ari nyine aho ngaho hari umusore mwiza cyane w'igikwerere uzira gushaka amafaranga ariko yagaruka akagufatanya n'uriya jihad birakugendekera bite abo babiri ugiye ugafata ubwenge bwa Emi ugateranyaho none n'ubuzanga bwa jihad si ibintu bibiri ubwenge buri slow ariko buhari ugateranya n'ubuzanga bwa jihad kuko sinzi impamvu ariko ntabwo sinzi impamvu ushobora kuba umurambaza kuri jihad magingo anga kugira ngo uzabone umuntu w'umugabo wicara utanasiramuye akicara agafata kamera akayishyira hano kujya ugenda gake gacururizo online uretse katonyere agafata kamera akayitereka ahangaha maze agatangira kwerekana rwa runtu udasiramuye ubundi kera twarwitaga urunyoni siko bimeze agatangira akarwerekana uwo muntu noneho ugafata ubwenge bwe bungana buryo ukabuterekaho n'ubwo wa muvandimwe wundi navugaga noneho nanjye wiyicariye hariya gake gake niyo namara imyaka 100 niyo namara imyaka 100 narashaje kwa kundi bavuga ngo umusaza atangiye gusubiza nyine kugira ngo kugira retour d'âge cyangwa se kugira nyine mind itangiye kugenda iba slow bara abavandimwe babiri rwose wapi ni ukuntu ngiye bari abantu babiri utwicaranyije mu ishuri ukaduhereza ikizamini cy'imibare n'urugero imibare yo mu wa 3 primaire cyangwa mu wa 2 primaire nabahereza umwitangirizwa nibura
w'isaha n'igice wenda ni nk'amasaha abiri ibyo bintu biri bumare. Ibyo bintu birimo banditse amazina n'agasuzuguro. nkabanza nkanaguma hanze. Ibyo bintu Kandi birimo babiryo- n'agasuzuguro. Ibyo bintu birimo Bese muri comment abantu baraza kuza kukubwira baraza kukuvugamo ibintu byinshi. Yego. Ubwo ntago ari byo ubivuga. Yego. Sinanjye wabizanye. Eh. Abantu bagenda babyivugira. Yego. Uza rero nk'uwo muvandimwe ngo ni M yakoze ikiganiro bahita bamugereranya n'uwo bita Chita. Sinzi impamvu Yego. ariko numva abantu babivuga. Yego. Sinyankunda no kubitena konti. Aho gusa numva abantu bagenda bigaruka bose bavandimwe. Yego. Wese iyo urebye Chita ubibona ute? Eh? Iyo urebye Chita ubibona ute? Ko bakunda kubonyerera. Ega nkwereke. Yego. Ega tubyihore. Tubyihore maze nitabire bari abantu bugane nabo. Yego. Ariko ubutaha tuzabivugaho none. Yes, Abitwa bashitara abitwa bansabi. Yego. Urumva? Abo ni abantu yewe kera najyaga ngira ngo abo bavandimwe nabo. Yego. Uri kumva? Yego. Bari normal. Waje gusanga batari normal. Waje gusanga ibintu bitari normale. Yego. Suko biri abnormal cyangwa se ngiki. Yego. Ahubwo hari ukundi kuntu ibintu bitari normale biba bimeze. Mbabara tuzabivuga ubutaha. Yes, reka tugushimire ko wemeye kwitabira ikiganiro cyacu. Asante sana. Yes. General Ranten, this is film zacu tuzasubira mu biganiro by'ubutaha. See you next time.